Njyewe rero nifite n'undi mugabo wa kane witwa umugabo wanjye, kandi aba bagabo bose bakeneye icyubahiro. Akajya afata ipantaro ye akayimpa ngo ni inyambare, nkayikubitamo ngo ngaho tambuka nde, ngatambuka. Yarangiza akambwira ati no, ndashaka wambara ipantaro. Ndabashuhuje abakunzi ba M.Charlene bakurikirana ibintu bitandukanye kuri M.Charlene. Hari filime ubuhenebere, filime yitwa imperuka, filime yitwa ikigugu, hari tegura ejo y'urubyiruko, hakabamenya nibi mu bubatse, hari hakorwa iki mu itorero na tegura ejo na kera n'ubu. Ni ibintu bitandukanye binyura kuri M.Charlene. Ndabayambiriye rero nshuti zanjye, ndabakunda cyane muri komenti, ndabakunda cyane ukuntu mumpamagara, ndabakunda ukuntu munyereka ko munyishimiye kandi ibikorwa byanjye n'uyu murimo Imana yampaye mukaba mukomeje kunshyigikira, mugenda mukora subscribe, mukora share, uburyo ki tugenda tubana mu buryo butandukanye. Ndabyishimira, muri abaterankunga banjye bakomeye. Imana nibahe umugisha. Ndasuhuza abo mu gihugu cy'u Rwanda, ndasuhuza abo mu bihugu by'amahanga, abo muri Amerika ya ruguru n'iyepfo, abo muri Europe, muri Australia. Ndabashuhuje mwese, abasirikare, abapolisi, mu kazi ko gucunga umutekano, abarimu mutwigishiriza abana, namwe abaganga mwita ku buzima bwacu, turabashuhuje. Mwebwe ahantu mudukurikirana mu mirimo itandukanye n'abandi ndavuze. Imana nibahe umugisha. Aka kanya rero tugeze kuri episode ya 5 y'ubuhamya. Nababwiye ko nzabaho ubuhamya bwanjye, twarabutangiye tubutangirira hasi. Nari ngeze rero ku buhamya maze kugera mu rugo, ushize narabibabwiye. Ubu buhamya umuntu uzabutangira akagenda bukurikirana episode ku yindi, azumvamo igitangaza gikomeye cy'Imana. Ubundi ubuhamya bwanjye nta kindi kintu bwigisha kwihangana ukaguma ku Mana, kandi Bibiri iravuga ngo kwihangana ukarindira byemeza umutware. Rero ubushize twari twaganiriye ukuntu ngera mu rugo, ubuzima nahuye nabwo. Nkimara kugera mu rugo ni nabwo nahise nkizwa. Nagiye mbibaganiriza, ndabibabwira ko nahise nkizwa nkaba umurokore, katangira gusenga. Hari ahantu nibeshye mu buhamya, nababwiye ko Charlene nabatijwe mutwita, ariko Charlene nabatijwe ari uruhinja, ari agahinja gatoya niho nabatijwe. Ashobora kuba yari afite nk'amezi 2 njya kubatizwa mu itorero rya DPR. Mara gukizwa nababwiye ukuntu nagiye mbana n'Imana, nkajya ngenda numva n'ijwi ry'Imana. Nababwiye ukuntu Imana yambwiye ngo irashaka ko mba umunaziri wayo, nkayikorera. Mbabwira ukuntu umugabo yambwiraga ati ca hano, n'Imana ikambwira ngo ca hangaha. Nagize rero urugamba rwo gukundwa n'Imana. Hanyuma gukundwa n'Imana ni byiza, ariko nanone bikurura intambara, kuko Imana burya ntijya ibyumva kimwe n'abantu. Abantu baca iburyo, Imana yanyuze ibumoso, bakanyura ibumoso, Imana yanyuze iburyo. Ntabwo Imana igihuza n'abantu. Iyo wayikoreye rero ni ikibazo gikomeye, kuko Imana ntihuza n'abantu, nta nubwo iteze guhuza n'abantu, kuko ibyo yibwira ntago ari by'Imana yibwira. Ubushize nababwiye ko nticuza ibyambayeho, kuko ibyambayeho ari byo byangize, byatumye mba uwondiwe. Nimbaganira nkababwira amakuba nahuriye nayo mu rugo, uri buvuge ati iby'Imana noneho bitera umwaku. Hoya, ntabwo iby'Imana bitera umwaku, ahubwo Imana yiguhamagaye yitugirire neza. Imana yiguhamagaye uvuye mu Egiputa, mu muryango w'iwanyu, muri bene wanyu, hamwe twarerewe, hamwe twakuriye, ya myumvire, bya bitekerezo, ibyo twakuye mu miryango, ibyo twakuye mu ishuri, ibyo twakuye mu nshuti, ibyo twigishijwe n'isi. Iyo duhamagaye tuza dufite ibitekerezo by'ubumuntu, kugira ngo idukuremo ibitekerezo by'ubumuntu, idufungemo amavisi y'ubumana, ni uguhura n'ibyo byago ndetse n'amakuba. Ntabwo ari ubugome bw'Imana. Rero nkimara gukizwa, urugamba rwa mbere n'ishuri rya mbere nabanje kwiga ni iry'inzara. Najyaga guhembwa 4,000 y'umugabo, kandi nabaga mu nzu ya 4. Iyo ngeze hano njya mbwira abantu ngo muri abanyamibare mwarize, mbarira ayo mafaranga
guhembwa 4 ukaba mu nzu ya 4 hari n'igihe nabonaga 3 uhita ubara uko narimbayeho nuko narimbayeho. Urugamba rwa mbere rwatangiye n'urw'inzara no gusonza. Mbyara Charlene namubyariye mu nzara ikomeye, namubyariye mu nzara, mubyarira mu bukene. Charlene najyaga muha amazi y'umugezi, amazi yo kunywa nkayamuhesha agahiko kuko karagahinja, kandi nkamuha amazi adatetse kuko sinari kubona n'amakara. Maze turagenda turakena, inzara iragenda iratwica. Charlene aragenda karananuka, none najya kugakingiza bakambaza ngo uyu mwana yarwaye iki. Nge rero kuko ari bwo bwa mbere nari mbyaye, numvaga kuba ari mutoya ari taye ye yari afite. Ntago rero nabimenyaga ko ari inzara no gusonza, naje kubimenya nyuma ko ari inzara. Kajyaga karira karakutse amenyo, kajyaga karira karira ukabona nk'agapusi neza karimo karajwigira. Ndagenda ndananuka, utubere ntubona buriya nubona wifitiye n'amabere yawe manini ujye ushimira Imana kuko hari ubuzima uhura nabwo tukagenda tugashiraho ukagira ngo uri impenebere. Naragenda nanuka, utubere turagenda dushiraho, ndagenda mbakanuka kajosi kari aho ngaho. Umuntu wese yanyitaga kakagore. Ndashimira Imana ko ubu ndi ikigore, no kugira ngo umuntu akwita akagore yakwita ikigore, ibi birarutana. Kakano Imana yankuyeho kwitwa ko nta bintu itazankorera. Have rero nkene inzara izi, ubukene bufate. Hanyuma muri ubwo bukene no muri ubwo buzima ngewe urumva ko nakijijwe nkimara kubyara. Charlene akimara kuvuka, Imana niho yavuganye nanjye. Haleluya! Imana intumaho umuhanuzi, iramubwira ngo genda ubwire mama Charlene, genda umubwire ngo Uwiteka niwe waguhamagaye. Ugenda umubwire ngo ndashaka kumugira umukozi wanjye, umubwire ngo azakomera. Uwo muntu arambwira ngo nabonye marayika, nari ndi ku kiriri, nabonye marayika gucusha umuriro w'imbaraga, ngo uragenda ugira imbaraga ngo nyinshi, hanyuma ukorera Imana. Ubu umukozi w'Imana ukomeye. Imana ivuga ngo nguhaye ijambo, Imana ivuga ngo nguhaye amagambo y'ubugingo muri wowe. Abantu benshi bazabona ubugingo kubw'amagambo shyize mu kanwa kawe. Mureke mbabwire ngo Imana izankoresha, ngo nzaba umuntu ukomeye. Yarabivugaga nkumva n'inzozi, nta nibyo nigeraga nindaho. Ntago waba wabuze n'ayibirayi hanyuma ngo uzumbe guzakorera Imana. Nuko ariko nubwo nabaga ndi umukene, nabaga mu mbaraga z'amavuta, nabaga mu mbaraga zikomeye. Kuba nkenanye nari nkenye ntabwo nabihaga umwanya, kuba nari nshonje nta mwanya nabihaga, kuba nta myenda yo kwambara nagiraga nta mwanya nabihaga. Naragiye nyurwa n'ubushuti bwo mu ijuru. Hari indirimbo ivuga ngo nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru, nisunze umukiza ukomeye. Haleluya! Nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru, nisunze umukiza ukomeye. Yesu singitinya, nisunze umukiza ukomeye. Iyo ndirimbo niyo niberagamo, numvaga nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru, nari nisunze umugabo ukomeye. Reka nkubwire, nubona amakuba yawe akagucumuza, ukabona intambara zawe zikagucumuza, ukabona ibigeragezo unyuramo birakunamura urimo gucuma, uhita umenya ngo nta yindi mpamvu yabiguteye, nuko hagati yawe n'Imana hari igikuta. Iyo wegereye Imana uri mu bigeragezo, ntureba ibigeragezo, ureba Imana. Iyo wegereye Imana uri mu makuba, ntureba amakuba, ubona Imana. Imana iraza igahagarara hagati yawe n'inzara, ntubone inzara ukabona Imana. Ikibazo rero reka nkubwire, si ibigeragezo unyuramo, si n'intambara urimo, ahubwo ikibazo nuko n'Imana iri kure yawe. Imana iri kure rero uhita ubona ko abantu bakwanga. Imana ikuri kure, inzara irakurya ukumva yakuriye. Imana ikuri kure, ibyago n'amakuba ubona byose bikuriwe. Ariko Imana yikwegereye
ntiwita ku bukene n'ubuzima bubi. Nari umukene, nageraga mu rusengero bakubitamo ikorasi nkayibyina, Mana aho wankuye, Mana aho wankuye, Mana aho wankuye. Naho bajya bavuga ngo barokora ni ibigoryi. Wareba ngo Mana aho wankuye ukareba inkweto ukabona yabaye gutya. Wareba ngo Mana aho wankuye uririmba ngo Mana aho wankuye ijosi ryarazamutse, hano afite utugufwa, ndavuga nkenda kujyana n'ikorasi ndi kuririmba. Wavuga ngo Mana aho yankuye agatenge, nabonaga ibitenge bitatu ibipande bitatu by'igitenge, nabikoragamo amariba yabiri n'ibitenge bibiri byo gukenyera. Byarankwiraga rwose. Ibi byo kuvuga ngo kimwe mu mutwe reka da, nabibyazaga umusaruro igitenge kimwe cyavugamo amariba yanjye abiri, kuko cyabaga kiri kuri taye, cyane ko ari njye wabyidoderaga. Nari gato kanyuma kamwe gashobotse. Wabona ndi kubyina rero naburaye, wabona ndi kubyina inzara iranyishe. Hanyuma rero naje kubyara, mbyara Charlene. Hari ukuntu abana babafatiye umwana wamubyaye ntarire, hari ukuntu kwa muganga umwana bamufata, hanyuma iyo atarize bakamufata utuguru bakamukubita kugira ngo arire, kuko n'itegeko ko umwana arira. Iyo atarize baramukubita kugira ngo arire. Charlene muganga maze kubyara Charlene, muganga amufashe gutya, yavutse atarize, amukubise ari kumufata amaguru yumva ntareshya. Yumvise atareshya ahita ambwira ngo mama ngo byaye umwana ufite ubumuga bw'akaguru. Arambwira ngo uzamuvuze akiri muto. Ubumuga bw'akaguru sinahise mbishyikira, numvaga iby'ubumuga bw'akaguru se nkumva nta kabazo koroshye. Charlene ndamubyaye, aravutse, arashonje, ahuye n'ibibazo by'inzara. Hanyuma uko akura kwa kuguru nkagenda mbibona ko afite ubumuga. Mujyanye kwa muganga maze amezi 3 avutse. Mujyanye barambwira ngo ntago ubumuga bwe bwakira, ntago bamugorora. Muganga arambwira w'umudokiteri CHK, arambwira ngo umwana wawe hari igufwa ry'ukuguru Imana yibagiwe gushyiramo. Haleluya! Ntago Imana yacu yibagirwa. Imana yacu ntiyibagirwa, ikora ibyizi. Imana ntisinda, ntago itwarwa n'ibitotsi, nta marangamutima y'abantu, ikora ibyo yatekereje ibyiza n'ibibi. Ntago Imana yanjye yigeze yibagirwa kure gushyiramo igufwa rya Charlene. Yaremye Charlene ibona ko akwiye kumera kuriya, kandi n'umwana w'umugisha ndamwishimira, ntago njya mbyicuza. Maze kubyara umwana umugaye, dore urugamba ngo ruratangira mu rugo, dore ibibazo biravuka. Papa wakajya amwitegereza akamureba, akareba Charlene, akaza akambwira ngo reka nkubwire ngo uzabaze uperereze, ntago iwacu tujya tubyara ibimuga mu muryango w'iwacu. Iryo jambo ryarambabaje. Shimiye Imana imara amarira, shimiye Imana irangiza agahinda, shimiye Imana yomora ibikomere, shimiye Imana ihumuriza. Hari umuntu ejo ndi wanyandikiye arambwira ngo mama Charlene, ni gute umuntu anyura mu bibazo nk'ibyo wanyuzemo hanyuma ibikomere bigakira? Hari abantu bavuga ngewe ibikomere byanjye byarakize, Yesu yaranyomoye, arabikanda, arabimena, abisiga amavuta. Ndi umuntu wakize ibikomere kandi mbasha gukiza n'abandi. Nimuzandebere mu ishusho y'ibikomere, ntago nzibagirwa aho Uwiteka yankuye. Arambwira ngo ntago iwacu babyara ibimuga. Irindi jambo yambwiye, yarambwiye ngo dore ubyaye umwana tudasa, uzabaze iwacu mu muryango ntago tujya tubyara abana badasa. Ni wibeshye ukabyara umwana wa kabiri akavuka ntidusa, uzarebe iyo mujyana. Mba ku rugamba rwa Charlene nirwo natangiriyeho sasa, ko mu muryango nashatsemo nta bimuga bigira gute bihaba. Umuryango w'iburinga, bishatse kuvuga ngo mu muryango wacu Nyanza niho haba ibimuga, ariko barabashutse. Okay, reka aho ngaho mparenge. Iwacu mu muryango nuko umugabo yambwiye, yarambwiye ngo iwacu mu muryango nta bimuga tubyara. Bishatse kuvuga ngo kuba narajyaye ikimuga mu muryango we nakoze amakosa. Urugamba rero ngaho ruratangiye. Urugamba ruratangiye, umwana wanjye ahangayika kivuka. Icyo gihe ntiyongera kwitwa se. Kumwe akana kaza gakambakamba cyangwa se kiruka, Charlene we ntiyirukaga,
yagendesheje ivi kuva ari mutoya kugeza agize imyaka, ntabwo ndi kwibuka neza igihe bamuhaye apare, ariko ivi yagendesheje ivi kugeza ubwo haza sinye, arababara cyane. Kuma umwana yiruka nkaze, umva nta makuru Charlene yari afite, kari akana gatoya. Kumwe akana kiruka nka kaje guhobera papa, yaza rero ngo agiye kumuhobera agahita amwitaza. Umwana wanjye atangira koga akiri muto. Akana kanje gatangira kubabara. Uzi kugira ngo uze guhobera papa wawe ahita kwitaza? Uzi kugira ngo usekere papa wawe uri umwana pa arebe akambye impanga? Nuko Charlene wanjye yavutse. Nababariye kuri Charlene mw'abantu. Nababariye kuri Charlene, ndababara, ndahangayika, mbwira Imana ngo nyezo nyuri. Imana ikambwira ngo ntago nzakweza ngo ngucyurure umukozi wanjye. Haleluya, kuko nzagukoresha iby'ubutwari. Mba ntwise undi mwana. Maze gutwita undi mwana, arambwira tumva rero nkubwire wa mugore we, iwacu mu muryango nakubwiye ko tujya tubyara abana dusa. Ni wibeshye ukongera kubyara umwana tudasa, uzareba iyo mujyana. Njya ku ruhayi rwo gusenga. Reka mbabwire mw'ababyeyi mwe namwe bagore n'abagabo mufite ibibazo mu ngo zanyu, nkwifurije gusenga. Nkwifurije gusenga, nkwifurije kugirwa inama n'Imana, nkwifurije kubana n'Imana, nkwifurije kuyoborwa n'Imana. Nikuyobora ntuzayoba, nubana n'Uwiteka nta kintu uzaba. Ambwiye gutyo nta kindi nari gukora. Mwibutse ko intwaro zacu zitari nk'iz'abantu, kandi mu maso y'Imana yacu izo ntwaro zigira imbaraga. Imana ihabwe icubahiro. Nahise shoke y'amasengesho, njya gusenga. Mana, ndashaka umwana usa na papa we, uzambabarire, hazagira amazuru nka ya se, hazagira amaso nka ya papa we, ndamusabira umutwe nka papa we. Abagore mutazi kurema n'abagabo mutazi kurema ngo musenge kabaye. Tugeze aho umuntu aguhora ko wabyaye umwana, aho umuntu aguhora ko wabyaye umwana mudasa, aho umuntu aguhora ko wabyaye umwana umugaye, aho umuntu aguhora ko wabyaye abakobwa gusa, aho umuntu aguhora ko wabyaye abahungu gusa, aho umuntu aguhora ko abana bavutse bakitwara nabi, n'abanyina abitwaye neza, n'abase. Niyo si dusohoyeho kandi ntacyo uzayihindura. Ndasenga, Mana bazase mbabarira. Reka nkubwire, njye ndi n'umukobwa sinigeze nsambana, kuba yari kumbwira ngo nimbyara umwana mbadasa ndebe iyo mujyana, nari kumujyana he? Ndasenga, ndabirema, ndema amazuru, ndema amatwi, ndema, ariko biraremeka, narabiremye, ndema umutwe, ndema ibirenge, ndabirema, azase na se hose naramubumbye, ndamubunda mbabumba mu kwizera, ndayazana amazuru ya se, ndayazana amaguru, amaboko, ndabirema, ndabibumba, kandi bihita bikunda. Haverera inda izagire amezi 5. Indi ifite amezi 5, ifite hafi amezi 5 ataragera, hafi amezi 5. Njya gusengera mu cyumba cyitwa urumuri. Imana ibahe umugisha aho bari hose. Ni icyumba nagiriyemo umugisha, cyabagamo abantu b'abanyembaraga, babanaga n'Imana ivuga. Nicyo cyumba narerewemo rero nkitangira gukizwa. Iyo ubanye n'abanyembaraga uba umunyembaraga, iyo ubanye n'abanyantege uba umunyantege. Iyo ukijijwe ukabana n'injajwa ukurura isutwa nawe urinjajwa. Iyo ukijijwe ukabana n'abanyamwuka uba mu banyamwuka. Nuramuka ukijijwe gurupu uzazamukira uzasa nkabo. Nkwifurije gukorana n'abanyembaraga. Nubona abantu bajenjeka ntukabane nabo, mujye mubana mwiriwe mwaramutse, ariko ubuzima bwa buri munsi ujye wegera abanyembaraga nawe uzaba umunyembaraga. Iyo groupe yitwa urumuri yabagamo abakozi b'Imana bafite ikintu bita gucana ku maso, basenga imbaraga zikururuka, Imana ya Isiraheli kavuga ukayumva. Nicaye mu rumuri rero, umuhanuzi wari waturutse Butare
arandeba ahantu narindi arambwira ngo mada umva uko Uwiteka avuganye natwe. Ndashimira Imana yacu kwivuga. Abantu basenga itavuga mu ntera umubabaro. Uriya mudamu wicaye hariya mu nguni nahaguruke yumva uko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuganye nawe. Maze ndahaguruka njya mu iteraniro mo hagati. Arambwira ngo umva uko Uwiteka ambwiye. Imana irambwira ngo ninkubwire ngo Satani aragufuhiye, arakariye umurimo ugiye kuzakora, arashaka kukwicana n'umwana utwite. Ariko Imana iravuze ngo izakurengera, ntago uzapfa. Ndapfukama baransengera. Hariho abantu basengaga. N'ubu barahari ariko nubwo ari bake. Barasengera. Inda yendaga kuzuza amezi 5. Indi maze kugira amezi 5. Ari mu gitondo ngiye kujya gusengera mu babyeyi, ndumva hari kwa kabiri. Mu babyeyi wacu mu Bagore. Maze kwirira kuko naryaga mu gitondo. Ngiye kumva numva mu nda harandiye. Numva mu nda sinzi ukuntu mbaye. Numva nyine ibintu ntarabona kandi ndarifite amezi 5. Mpamagara umugore twari duturanye, ndabwira nti mu nda hari kundya mu buryo ntazi. Aje arambwira ati ko mbona inda yawe yamanutse nk'igiye kuvuka ikiri nto. Birakomera banjyana kwa muganga. Umugore banjyana kwa muganga. Ngeze kwa muganga banyuze umwana mu cyuma, babura ikintu abaye. Muganga arambwira ngo se ko tubona uyu mwana nta kibazo afite mu nda kandi tukaba tubona agiye kuvuka. Inda y'amezi 5. Muganga arambwira ngo nta kindi twagukorera, reka tugufashe avuke, Imana nizagufasha wenda azabaho. Baramfashije ndabyaye. Maze kubyara mbyara umwana w'amezi 5. Umwana kibonye igihungu cyanjye cyitwa Fisi cy'ikibogari. Uriya yavukiye amezi 5. Amaze kuvuka bahita bamwirukankana muri kuvezi. Nanjye ahondi kubyara umwana utuzuye biraryana. Ndaribwa mu nda. Bukeye nkomeza kuribwa. Mpamagara muganga ndamubwira ikibazo ufite, nabwo ntimeze nabi ndi kuribwa. Iyo umubyeyi yabyaye hari uburyo matrice biri gusubira mu mwanya wabyo, barabidusobanuriye, hanyuma umubyeyi akajya aribwa. Nanjye nibyo nahuye nabyo. Ndaribwa ni ibisanzwe. Maze muganga aho kugira ngo azane urushinge rugabanya ububabare, ajya kuzana tiyobari. Tiyobari abagore barayizi. Tiyobari iryana kurusha ibise. Ni urushinge bagutera ibise ari bike cyangwa byabuze kugira ngo umwana avuke vuba. Ni urushinge ruryana, abamama tubiziranyeho. Bazana tiyobari barayintera. Banteye tiyobari numva mbaye nk'umusazi. Mwibutse ko banteraga tiyobari nabyaye umwana wanjye ari muri kuvezi. Tiyobari mu ndambisi, tiyobari ku mugore wabyaye ejo umwana utuzuye, uyikurura ukuntu nari meze. Tiyobari itarasunika umwana ibyo yasunikaga. Dore ngo ndaribwa, umubiri wanjye uzamo umuriro, ngera ku rupfu ndarumva, ndaribwa ndababara. Aho nari ndyamye muganga yantera urushinge arigendera. Aho ndyamye nkajya numva ijwi rimbwira ngo ryama birashira, ariko numva irindi rimbwira ngo byo kujye kureba muganga. Iryo ryambiraga ngo ni ndyame rirashira. Urumva uko byari kurangira meze tiyobari kandi ntatwite. Ndangije rero ngenda nerera nk'umugore uri kunda bateye tiyobari, urabyumva. Ngenda nkata pfukamye. Bamwe bati si uyu mubyeyi natwe umuganga yancaho, ese mada wagiye mu rwererero. Abandi uyu mugore ko ari kunda kuki atajya mu rwererero. Abandi uyu mugore yabyaye afite uruhinja. Sinabashaga kuvuga. Ya mavene yo kumuhima muzi hamwe bakata kugira ngo ugere ku rwerero uvuye mu mashambure, ndahakata meze nabi. Muganga mbonye ati sabaye iki mada wagiye mu rwererero. Interega nabyaye ngo none ko tubona ufite ibise. Intini tiyobari. Ubona umuganga arikanze bankubita ku kagare, aranyirukankana muri shambure aho nari ndyamye, bantera urushinge nimba ari urwo kwizimya ntumbaze. Nahise ngendanira ko bitasinzira. Ndagenda ndasinzira, icyo kora nkanguka ntakibabara. Mureke mbabwire, Imana yacu izikurinda.
iyandinze uwo munsi ikandinda urwo rupfu nk'uko bari babimpanuriye. Imana yambwiye ngo Satani arashaka kunyicana n'umwana ntwite. Iyo niyo Mana izi kurindana n'isaha irarinda. Akana kanjye rero kabaye muri kuvezi. Nabyaye umwana usa na se, muzamwitegereze no kuri kamera, asa na papa. Reka nkubwire, yaba ari urwara, yaba ari umusatsi, ahantu hose asa na se, kuko ni narabyatse Uwiteka. Njyara umwana usa na papa we, murwaza amezi 8 ibyo hafi ukwezi ku Muhima. Niho nahigiye umuhigo Uwiteka. Ndebye ukuntu kameze, yavukanye amagarama n'imbari 700. Amagarama nta n'ikiro cyari kirimo. Kumuha amashereka bari baramushyizemo sonde, nkakamira mu gakombe amashereka, nkayazamura mu rushinge, tukanyuza muri sonde naho yagiraga gute, naho yanyweraga amashereka. Nkirirwa dupima amagarama ngo turebe ko ikiro cyakuzura, ariko ubu ni boga rifite agatuza shajya more bakavuga inti Imana nzakorera bayiti yingiyi ifata ubusika bukuramo ikintu. Mpigira umuhigo ku Muhima. Ndebye umwana wanjye wavukanye amagarama n'imbari 800. Ndeba ukuntu ari kunywera muri sonde, ndeba agatwe. Iyo mbona urutwe asigaye afite, njya ndeba urutwe kareba n'agatwe. Ariko Imana irarema we. Mbwira Uwiteka mukubisa amaso ukuntu kameze muri kuveze. Yera badata we. Mbwira Uwiteka ndi ku Muhima, ndi kukareba muri kuveze, ngo yewe Uwiteka, umwana wanjye numunderera akazuzuza amezi 9 ahumeka adapfuye, nkamutahana ari muzima, aho nzabasha kugenda n'ibirenge cyangwa imodoka, nzagenda mvuga imbaraga zawe, nzavuga kukomeye. Mpigira umuhigo aho Uwiteka aho yicaye ati wakabimenyeze. Si ibyo se nashakaga kugomba kunkorera? Mureke mbabwire icyo nabonye. Iyo Satani akoze ibintu, Imana ikabibonamo inyungu, iramureka akabikora. Ariko iyo Imana ibona nta nyungu izakuramo, ntibimwemerera. Rero ntukavuga ngo Satani yabikoze Imana irebaye. Impamvu Imana yaretse Satani akabikora nuko ibifitemo inyungu. Ibintu Imana ifitemo inyungu, urugamba ifitemo inyungu, irabirwana. Nihabwe icyubahiro. Turababaye aho, igihe kigeze baramumpa ndamutahana. Yujuje amezi 9 afite ibiro 5. Ni mu mpera Imana ya Isiraheli icyubahiro. Izi mpundu n'iz'Uwiteka Imana ya Isiraheli, wabambye ijuru batamufashije, agahaneka ikirere, nta muyedi n'umuhereza bari kumwe. N'iz'Uwiteka Imana yica igakiza, Imana ifata ubusika bugira ikintu, nihabwe icyubahiro. Yujuje amezi 9 afite ibiro 5. Ari umusore, mwana mwiza w'ikiyobe mwiza, namwambikaga isengero akavuga ntare koma. Uwo mwana rero yanteye courage mw'abantu yo gukorera Uwiteka. Kuva uwo munsi kugeza na n'iyi saha sindacogora mu gukorera Imana. Mu bibazo byose nahuye nabyo, mba mu rugamba, ariko gukorera Imana sishobora gutandukana nabyo. Maze rero twabaye mu rugo, igihe kigeze ntangira gusohoka, umwana arakura, tangira kurya no kunywa atanywera muri sonde, mbona abaye muzima. Iyo akayaga kamukubitaga ahitaga amera nk'uheza umwuka. Sinarinzi ko azuzuza amezi 9. Ntangiye gusohoka nk'umugore wasohotse, ntangiye kugenda feri ya mbere, nagiye guhigura umuhigo, ntangira kujya gushima Imana, mvuga Imana yankuye ku Muhima, ikahankura banteye tiyo bari nabyaye, ikahakura umwana wanjye wavukiye amezi 5, akaba afite ibiro 5 yujuje amezi 9. Nashimaga Imana ibintu bibiri. Imana yari yankuriyeho urupfu rwanjye n'umwana wanjye, kandi ngashima mvuga ukuntu umwana yakuze n'ukuntu nanjye yankuye mu rupfu. Amafoto nari nyafite, nagendaga nerekana ngiye gushima Imana gusa. Nkafata inzira nkaba ngiye Kimisagara, nkafata inzira nkajya mu Gasyata, nkafata inzira nkajya Kacyiru, nkafata inzira nkajya mu Rugarama, nkajya Kamuhoza, nkajya mu Kimisagara mbere, nkajya mu Cyahafi, nkajya mu Gakinjiro, nkajya
kumuhima. Haleluya, ngenda mvuga ngo Imana yangiriye neza. Noneho mfata ahantu nandika aho ngiye gushima Imana hambere, mvuga imirimo y'Imana, ndandika. Ngeze ahantu nka 40, maze kujya ahantu nka 40, ndecara mbwira Imana nti rero umuhigo wawe narawuhiguye. Hari ibindi mbaza, numva ko nahiguye, numva ko byarangiye. Kumbi hamwe nagendaga mvuga imbaraga z'Imana, ntago yabifataga nk'amashimwe gusa, ahubwo yabifataga nk'iki, nk'umurimo natangiye gukora, mvuga ko Imana ifite imbaraga. Hakaba honjya bakampa umwanya nkigisha ijambo ry'Imana, hatanga n'ubuhamya, abantu bagafashwa, abantu bakishima, abantu bagatangara, bakavuga ngo Imana irakomeye, bakanihana nk'abasengera. Imana ibona ko natangiye kuba umuvuga butumwa. Nge narinzi ko umuvuga butumwa ari umuntu uba wemerewe n'itorero ko avuga ubutumwa. Sinarinzi ko Imana iguhamagara itorero ntiri guhamagara. Reka mbabwire, ndashaka kubwira abayobozi b'isengero, habwira abayobozi b'amatorero ikintu bita umuhamagaro. Umuhamagaro utandukanye n'ibyo mwibwira. Nabonye ukuntu Imana impamagara, bagatangira kumbaza ngo yampamagaye gute. Ntabwo Imana iyo igiye gutoranya ica ku bashumba. Imana iyo igiye gutoranya ntabwo itanga raporo mu itorero. Imana iyo ijya gutoranya nta muntu ihitaho. Imana iragukunda ikagutoranya kuko izi icyo izakumaza. Ni nayo mpamvu nimugatinde ku mihamagaro y'abantu, Imana itazabakubita igikweto mu mutwe. Mujye mureka abantu nimba banabivanga birabareba. Ntago bahimbwa mu masambu yanyu ngo barabasibira, ntago babacururiza ngo barabahombya. Imana basibira niyo bakorera nabi, nizi ukuntu izabigenza. Hanyuma maze kugenda ahantu nkaho itamparika, ndavuga umurimo nawe ukoze nabirangije, nta kintu Imana izambaza. Maze ndiyicarira ngereka akaguru ku kandi, cyane ko nari ntangiye kubihuriramo n'ibibazo. Narabyukaga mu gitondo. Ndashaka kubwira abagore aha hantu, nujya mu nzu y'Imana ugiye gusenga cyangwa ugiye gukorera Imana, ujye usiga iwawe mu rugo ukuyeho inzitizi zose abadayimoni bakuregesha. Nimba abadayimoni bakurega ko abana basa nabi, sigubogeje, usigubambitse imyenda myiza, biyanduze nyuma ariko wabikoze, wikureho urubanza. Nimba abadayimoni bakurega umwanda, sigukorobye, usigushasha igitanda cyawe n'umugabo, umufurira imyenda, umufurira inkweto, umenye isaha atahira asange mu rugo nta desordre, ntarara ijoro kuko wagiye mu rusengero, ukureho inzitizi zose zakurega mu maso ye, kugira ngo amasengesho yawe ataba inkomyi. Nabyo kwiruka mu rusengero, iwawe hari akavuyo, no, burya ry'amasengesho ntago yemerwa. Rero nabyukaga mu gitondo nkakora ibindeba n'ibingomba byose, narangiza nkajya gushima Imana ahantu runaka. Nagenzaga amaguru nkatahana andi maguru. Noneho ntangiye kugenda gushima Imana ko yangiriye neza nkuko nindi guhigura umuhigo. Umugabo arambwira ati ntabwo iryo genda ryawe ndishaka, sinshaka kuzongera gusenga, sinshaka kuzongera kurenga hano. Ambujije guhigura kandi Imana irashaka ko mpigura. Arongera arambwira ati cyokora nimba ushaka gusenga sinzongere kukubona muri ADPR, ujye uza tujye gusengera muri Assemblée de Dieu. Atangira kunjyana muri Assemblée de Dieu kandi Imana yarampamagariye muri ADPR. Icyo cyari ikibazo gikomeye. Reka rero mbabwire mwa bantu mwe, hari abagabo batatu dukorera. Imana ibaha imbaraga zo kubajera. Umugabo wa mbere yitwa Imana, umugabo wa kabiri yitwa itorero, umugabo wa gatatu yitwa leta. Njyewe rero nifite n'undi mugabo wa kane witwa umugabo wanjye, kandi aba bagabo bose bakeneye icyubahiro. Imana iguha imbaraga mama, Imana iguha imbaraga papa. Umugabo ati ndavuze ngo simbishaka, Imana iti genda uhigure. Ni ikibazo gikomeye. Nahise rero nicara ndavuga nti nkora iki. Arambwira ngo sinshaka ibijipo bigera ku birenge, ujye wambara utujipo tugufi. Akajya afata ipantaro ye akayimpa ngo ni inyambare, nkayikubitamo ngo ngaho tambuka nde, nkatambuka. Yarangiza akambwira ati no, ndashaka wambara ipantaro. Mureke mbabwire,
umuhamagaro ni ikintu gikomeye, kandi usibye ubwenge bw'Imana nibwo bwagufasha guca mu kibazo. Noneho numva yuko ngomba kumvira umugabo nkicara. None se Imana yemera abantu basenya? Umva mwa bagore mwe namwe mujye mugabanyiza ndimi zanyu. Yesu yavuze iki? Yaravuze ngo naje gutanya umwana na nyina, umukazana na nyirabukwe. Kubatanya gute? Mu buryo bw'ibitekerezo. Nta na rimwe Yesu ateze guhuza n'abagore banyu, ntazahuza n'abagabo banyu. Yesu afite ibitekerezo n'ubwenge bwe, kandi yaravuze ngo umuntu ushaka kunkurikira niyiyanga ubundi aze tugende. Utiyanze ntago mwajyana. Urugamba rwanjye ruratangiye. Kugenda mba ndabihagaritse, cyangwa se namwumviye narabihagaritse kugenda. Nkimara kubihagarika mpita mbona mu nzozi wa mwana wanjye nabyaye araje ataramenya no kuvuga. Araza mpagarara imbere. Ma, ntibite? Ibaza umwana umenye kuvuga ma kandi yari ataramenya kuvuga. Ma, ibaze kuvugishwa n'akana kataramenya kuvuga mu nzozi. Ngo ma, ngo uzi ko hari ibintu byinshi waretse byaguheshaga umugisha. Ibyo ni ibiki? Ngo waretse kuvuga ubutumwa bwiza. Mitavuga ubutumwa bwiza wabubwiwe n'ikifi. Izo ni inzozi. Maze kuva mu nzozi ndavuga kumbi ndi umuvuga butumwa. Kumbi nabonaga ari ugushima Imana. Kumbi nivuga butumwa. Okay. Mitafata ikintu bita umwanzuro. Mureke mbabwire, ntukagende muri shariyeri. Mu buzima bwawe ujye ubaho mu buzima bw'umwanzuro. Nimba uri umukristo umukristo, nimba uri umunyabyaha umunyabyaha, ntago wabikorera rimwe ngo bikunde. Pawulo yavuze iki? Yaravuze ngo ndasiganwa ariko si nk'utazi yonja, ndaterana ibipfusi sindi nkuhusha, ndashaka gusingira icyo Kristo yamfatiye. Nkimara kumenya ko ndi umuvuga butumwa nibwo nafashe umwanzuro, kandi uwo munsi mfata umwanzuro ni nabwo natangiye kurara hanze. Ndavuga nti kumbi ni umurimo nahagaritse. Umva uko nabwiye Uwiteka. Nabwiye Uwiteka intuhereye nonaha ngiye kugukorera igishaka kibi. Mitafata ingamba mvuga ndiyemeje nyine. Ninjya kubwiriza nzajya nkubitwa. Mbikora gute? Ndavuga nti uyu mugabo amuhora ko njya kubwiriza. Ubu ikintu ngiye gukora, nzajya mutegurira imyenda yambara, mutegurira inkweto, sasuburira neza, nkora isuku, ubundi nceho. Naza ntazabona icyo ndegesha. Ubundi nkamenya ngo nimba nagiye kubwiriza, iyo namaraga kubwiriza nahitaga nta muntu wajyaga nyakira. Kubera iki? Naravugaga ngo nataha asange mu rugo. Kuko reka nkubwire, iyo utashye kare umugabo akagusanga mu rugo umwicira abadayimoni. Iyo tutari mu rugo, aho wabitse igikombe siho ugisanga, ikimamiyo cy'ubugari mu ntebe, igisafuriya watetsemo kawunga muri saro, urukweto hariya, kamambiri hariya, isogisi hariya, ibi byahi by'abana aho bagize ibimyira. Mbese umugabo utahira mu rugo rutarimo umugore n'ukuri haba harimo ibirori. Ni nayo mpamvu njyambwira abagore, nuramuka ugiye gusenga cyangwa kubwiriza, ntukarondogore nka ba bagore, kandi buri wese ajya amenya iby'urugamba rwe. Nimba gutaha kare bizagufasha, ujye utaha kare. Nimba kwicara isaha imwe mu rusengero bizagufasha, ntuzishinge abagashize ujye kuyasoza. Bazavuga bagucira urubanza, bavuge ko ukerera ugataha kare. Ujye ubareka buri wese amenye ibye. Mu rusengero sinajyaga nicara nk'abandi bagore. Najyaga gusenga hakeye nahengereye ko agenda. Nkongera kuva mu rusengero mbere y'abandi kugira ngo atasanga ntari mu rugo. Mureke mbabwire, hari abadayimoni bicwa n'ubwenge, hari abicwa n'amasengesho, hari abicwa no guceceka. Abadayimoni bose ntago bicwa no kwiyiriza ubusa. Hari abadayimoni worora, hari abadayimoni ubwawe wihamagarira kandi bagakura, kandi abadayimoni woroye ni nawe uzabirukana. None se tuvugisha ukuri, amateraniro arasoje y'abagore n'urugero. Amateraniro yashoje ugakata utaha iwawe, ariko uragenda urondogora. Nugera imbere gato ubone abantu, yewe
Rufosi uraho komera cyane yo ko ntakubonye mu masengesho y'abagore se yu uzi ukuntu twabonye umushyitsi mwiza arondogore iminota 30 uyitsinda niba kujidu shawuri yako hari abantu bakubitwa izubugingo nujya imbere yo makura uraho yo simeruka muri groupe disi yo wamushyitsi se yaraje tuzajya gusura mama runaka gute gahunda yakora hari se bimeze gute ko naheruka muri repetition iminota 30 si iminota 30 ndatatsinze mu nzira niyongera najya imbere hatereka njye kureba mama runaka uko yaramutse ariko se wa mugore utagira gahunda ko wari ufite gahunda yo kujya gusenga wari ufite yo kugenda urondogora uwo muhuye uhagarara iminota 10 iminota 20 ko wagiye gusenga bagutumye kurondogora ko wagiye gusenga wagiye gusura amama mwagiye muvana akavuyo mu buzima bwanyu naha rero muzabeshyera abadayimoni ngo satani yarakariye amasengesho yawe kandi wasenza ari kubura iki ubura ubwenge nyamara iyo basohoka ugahita uromboyereza iwawe utaha ukazasuhuzanya ubutaha ukazasurana ubutaha ukamenya ko wari ugiye gusenga hari ibintu wagateguye mu rugo byaba imyira byumiye ku mwana wawe wakagiye ukamukarabya umugabo agasanga nta bikiriho wa mwana wiyanduje wakagiye ukamwambika umugabo agasanga umwana asa neza reka nkubwire bwa bumamiyo buri mu ntebe na bya bisafura by'ubugari bya bikweto bitacyambarwa bwakavuyo kose kari muri saro wakagiye ukamukuriraho bari abadayimoni b'umwanda agasanga mu rugo hasa neza wagira ngo nta n'umuntu wagira ngo n'urugo rwinjiyemo umuntu ariko tuvugisha ukuri uzabaho ngaho ngo kuko umugabo wawe ari umukirisitu ni umukirisitu ariko reka nkubwire naza akabona ikimamiyo mu ntebe ntabwo azibuka ko wari wagiye gusenga naza akabona abana bafite umwanda ibyo gusenga ntuzabimubwira niyo mpamvu musenga ariko mugire n'ubwenge Imana ibagirire neza hanyuma najyaga gusenga ntinze nkanataha kare kuko nabaga nzi urugamba ndwana kuko yari yarabimbujije nabikoraga nihishe mureke mbabwire nari mfite abarokore bacunga bamubwira isaha nagendeye bamubwira niyo natahiye barokore babonaga ninjiye mu rusengero mu Nyakabanda bakamuhamagara ngo umugore wawe yaje gusenga bakamuhamagara nicaranye nabo turi kubyina turi gusenga mu nzu y'Imana ntago habamo abakijijwe gusa harimo n'abaherekeje abana ikindi ntukareba abantu ujye ureba yaguhamagaye kandi aho kugira ngo have nabo bazahave aho kugira ngo usohoke mu nzu y'Imana nabo bazasohoke abantu bajyaga bambwira ngo nimure umudugudu mbimuka nkande nzahaba kereka umunsi nagiye ahantu ntateze kongera kereka ntakiri wenda ndahantu kure cyane ariko ubundi Nyakabanda ngomba kuyibamo nkayisengeramo uwundambi wakumva ntashaka azaba ari ugenda ariko ngewe nzahaguma kuko ni iwacu niho namenyaniye na Yesu gute se ikise hataha kare bigacumuza abantu nkaza nkererewe bigacumuza abantu ariko buri wese amenya ibye mbayeho kuri baranyica mbayeho kuri stress umunsi wa mbere rero sinababwiye ko nafashe umwanzuro wo gukorera Imana uwo munsi fata umwanzuro nibwo natangiye kurara hanze ndakugendeye ngiye mu iteraniro gusenga bisanzwe ngeze muri urwo rusengero ahambwira Imana ntahaho nta kintu navuga da nari naramenyereye kwigisha mu bagore gusa nta hantu ntacyo navuga gusa Imana nahaje umvomerere ngeze muri iryo teraniro kugira ngo Imana inyereke ko ariyo yampamagaye haleluya kandi inyereke ko turi kumwe ngeze muri iryo teraniro uwayoboye gahunda nta rindi jambo yahereyeho yaravuze ngo uyu munsi Imana iravomerera abantu irabavomerera nanjye nari ifite icyifuzo cyo kugira ngo Imana imvomerere kuko nari fashe umwanzuro wo gusenga Imana wo kuvuga ubutumwa noneho umuntu aranyitegereza
arambwira ngo tugiye kuguha umwanya, tuguhaye iminota 20 yo kutwigisha. Hanyuma bavuga butumwa batumiwe basanzwe bazwe bagenda babaha bo gusuhuza. Ari ibintu udashobora kumva. Umuntu nkanjye utaruzwi, umuntu nkanjye utari watumiwe, ni gute bamaye iminota 20 abatumiwe bakabaha gusuhuza? Mbwira Imana nti aha hantu nturutse wa Mana, ikintu makuye kandi ikintu mbonye yuko wampamagaye, ni wowe wampaye ijambo. Imaze mpagurutse mvuga Imana wo kabyara nayiranshyigikira kuko nagombaga kuyivuga neza, ariko ntashye umunsi naraye hanze. Ndataha, hari ukuntu natahaga nkasanga yaje kare yantanze mu rugo. Uwo munsi rero, uwo munsi naratashye ntiyantanze mu rugo. Ngeze mu rugo ubundi nahishaga Bibiliya nkaho ntagiye gusenga. Noneho ngeze mu rugo papa w'abana ataye, maze Charlene bimwe by'abana mama yagiye gusenga. Kubwo abana bababwira utuntu twose basi. Mama uzi ko yagiye gusenga? Numva nagakubita ku murwi n'akakantu karandaburije. Papa w'abana ati wagiye gusenga? Ngo nagiye. Uretse turabonana. Umunsi wa mbere nafashe umwanzuro wo kuvuga ubutumwa, niwo munsi natangiye kukurara hanze. Wagiye gusenga? Uretse turabonana. Ahita agenda ko kanya ajya kunywa inzoga, ataha mu gicuku. Ataraza numva ijwi rimbwira ngo dore umugabo wawe agiye kuza, kuko nge navuganye n'Imana kuva nakizwa kugeza na n'iyi saha. Dore umugabo wawe agiye kuza, ambara wikwize kuko uri burare hanze. Ariko abamama, abagabo namwe bagore, abakirisitu, wambabari ukabana n'Imana ikakuyoboza ijwi ryayo. Nutayoborwa n'ijwi ry'Imana uzayoborwa n'irya Satani. Satani uba mu bantu, Satani unyura mu bantu, kandi nakuyobora azakuyobya. Ijwi rirambwira ngo ambara wikwize kuko ugiye kurara hanze, kandi nuharara ntabwo uri bugaruke. Nahise nambara agatenge, nambara n'iribaye, maze kwambara no gutega agatambaro, numva umugabo akomanze njya kumukingurira. Mukinguriye hari po y'umwana yabaga hanze, kandi po n'ubundi kuba po y'umwana yaba hanze n'ubundi niho yabaga, kuko yashakaga kunyirukana ngo ndare hanze. Maze kumukingurira yinjiye araza, ngo iriya po y'umwana kuki iri hanze, kandi niho yabaga. Ndangije nti ntacyo reka njye kuyanura, yari yanyweye yujuje. Maze nanjye ndasohoka ngo ngiye kwanura po. Maze gusohoka ahita kubitaho icyugi arankingirana. Imana irakabyara, iyo iteguye ikibazo itegura n'igisubizo. Amaze kunkingirana bita nibaza ahantu njya kurara. Hari umugore utabyara twari duturanye, wabonaga ari umukirisitu, we n'umugabo we. Niho nagiye kurara. Mpageze Imana irambwira ngo dore nukubitwa ni hano uzajya urara. Ariko sha kuki sitambwiye ngo inkoni zirarangiye nona? Nuko yabonaga ko ngomba gukubitwa. Maze rero ndagenda njya kurara kuri urwo rugo. Bukeye mu gitondo cya kare ijwi ry'Imana rirambwira ngo subira iwawe mu rugo. Ijwi rimbwiye ngo subira iwanjye mu rugo. Nahise afata inzira asubira mu rugo koko. Subiye mu rugo sanga umugabo yagiye he? Yagiye mu kazi. Ubuzima burakomeza. Noneho kugira ngo atabona ko narakaye cyangwa narebye nabi byagenze gute, nahitaga mfata nk'inkweto ze nkazifura n'izitari ngombwa, nkamufurira ibintu byose nkamutegurira. Noneho akanaza agasanga namaze no guhisha kare. Noneho aje asanga nateguye, natetse, nagarutse baze umuntu yari yasize utanahari. Noneho azatinze arambwira ngo niko wagarutse kumara iki? Ndamubwira nti burya ninjoro hari ijwi ryakubwiye ngo nyirukane.
nanjye mu gitondo hari ijwi ryambwiye ngo ni ingaruka. Kuki iryo jwi ritakubwiye ngo ugumeyo? Ndamubwira nti iryo jwi ni iry'umwuka wera. Ino mwuka wera abanya abantu ntago batanya. Ino mwuka wera niwe untera kugukunda kandi unyanga. Ino mwuka wera niwe utuma ngukamira amatu nkamira amaraso. Ni burya nagende mu mwuka n'ubu nagarutse ndi mu wundi. Arangije ngo kuki utahezeyo? Ariko ndi wa mugore we ukoze mu biki? Ukoze mu biki? Ini haleluya, ini nkoze muri beto. Ngo mba nakubabaje kugira ngo ubabare akenda kunjomba urutoki mu mutwe. Kubera iki? Nta kintu kibi yigeze nkorera. Nagaragaza arangaje y'umubabaro. Imana yari yarampaye imbaraga z'ikini kugira ngo iminsi izambage ntumva. Aho yari kunshyira arangije ajya kuryama, nanjye mpengera yuko asinzira, njya mu buriri ndaryama. Bukeye mu gitondo ijwi rirambwira ngo ndashaka kujya kunkorera. Imana intuma ahantu, ndashaka gusoreza ahangaha hanyuma nkazakomeza ubutaha. Wakibaza ngo kuki Imana yabonaga ko ndi mu makuba umugabo ari kumbuza gusenga, kuki Imana yakomezaga kuntuma? Imana ntihabuka, nta muntu Imana ihabuka. Nta muntu Imana ihabuka, kuko rero Imana ntawe ihabuka. Nabo baha Imana ntabwo bakwiye guhabuka, kuko Imana nimba idatinya ntidukwiye gutinya, kandi nimba idatsindwa ntabwo tuzatsindwa. Nimba Imana itsinda natwe tuzatsinda. Ndumva twasoreza ahangaha. Ndumva twasoreza aha cyangwa nkakomeza aho gato cyane, ariko ndashaka kubabwira ngo ntabwo Imana itsindwa. Imana itarangiriye imbabazi ngo irebe ko njya kubwiriza nkakubitwa, ngo irebe yuko natangiye kuyikorera nkaba ndi kurara hanze, ntihite mbwira iti noneho mama Charlene mwana wanjye dore utangiye kunkorera none uri kurara hanze, hanyuma ibyo kunkorera bo byihoreye. Ariko fata inzira ungire naha. Ndumva ashaka ko dusenga. Muri ubu butumwa umva ikintu ushaka gusengera. Ndashaka kugusengera ngo mu rugamba urwana, waba umugabo cyangwa umugore, umukobwa cyangwa umusore, umukozi w'Imana, umuyobozi n'uyoborwa. Ngiye kugusengera Imana ikuyobore mu rugamba rwawe. Muri ubu buhamya episode ya 5, Mana ya Isaka. Ndagushimye kuko wampaye ubuhamya, ndindiriye ibihamya, kandi kuko wampaye ubuhamya n'ibihamya uzabimpa. Ndasengera ubugingo n'imitima y'abantu bankurikiranye bari mu ntambara nk'izo narindimo cyangwa iziruta izo narindimo n'izo ndimo. Mbasabiye kuyoborwa n'ijwi ry'Imana, mbasabiye kuyoborwa nawe, mbasabiye kugirirwa neza nawe, mbasabiye gushyigikirwa nawe, mbasabiye kumva ijwi ryawe, mbasabiye kuramburirwa ikiganza n'Imana, mbasabiye imbaraga z'umwuka wera. Ndagushimye kandi ngwaye icyubahiro kuko ushoboze gutanga ubuhamya kandi ukaba waranabompaye. Abantu bakomeze bafashwe kandi bagubwe neza mu izina rya Yesu, amen. Iyi ni episode ya 5 y'ubuhamya, muzakurikirana n'iya 6. Imana ikomeze kubaha imbaraga zo kuyoborwa n'Imana, amen.